nanyweye inzoga nabaye umusinzi, nkaba umurwanyi. Urumva ibintu by'ubusinzi iyo wabigiyemo n'ubundi ujya no mu busambanyi nabwo narabukoze. Buriya umuntu iyo ageze mu byago cyangwa mu bibazo atangira kwibuka Imana. Turasuje tubaye ikaze mwese mukomeje gukurikirana ibiganiro bya YAWU TV aho muri hose impande n'impande. Reka nshimire wowe wakoze subscribe ndetse nawe utarayikora. Ini mwanya mwiza kugira ngo uyikore. Ni Ange nk'ibisanzwe nkuko mubizi, ngarukanye n'umugabo n'umusore cyangwa se simbizi araza kuza kubitubwira. Yambaye costume, yambaye neza, araza kuza kutubwira n'impamvu yahisemo kuza kwambara gutyo. Niwe tugiye kuganira rero. Icyo usabwa we ni gufata umwanya wawe ukicara kumva yiwe noneho ni mu ntoki. Reka nangire mu ikaze, tuguhaye ikaze. Murakoze. Nitwa Augustin Bizavaho, nkaba ndi umuhanzi w'indirimbo zihimbaza Imana, nkaba ndi n'umuvugabutumwa. Hanyuma bimeze bite? Bimeze neza, nkuko mwantumiye hano muri studio zanyu kuri YAWU TV. Naje gutanga ubuhamya bw'ukuntu naba narabonye agakiza cyangwa se Imana yaba yarampamagaye. Mbere yuko tubwinjiramo reka tubanze dusengeho. Mbanze nsenge. Turagushimiye Mwami Imana, tugushimiye kuri Imana ikomeye, nta yindi Imana ihwanye nawe, waraturinze kandi urinda na bene data. Uyu mwanya tugushimiye izina ryawe rikomeye ndetse n'ubuntu bwawe. Tujye kwinjira rero muri iki kiganiro, reka ubane natwe, Mwuka Wera nyobore ntabarige ahubwo icyubahiro kibi cyawe. Turagushimiye kubyemeye, ni mu izina ry'Umwami wacu Yesu, amen. Amen. Hanyuma rero Augustin, dukoresha Augustin tugaye ikaze kuri YAWU TV. Hanyuma rero nkuko tubwiye ngo witwa Augustin, gerageza kutubwira Augustin ni mu ntoki mu magambo make yawe. Ntabwo tuzi niba uri single cyangwa se uri marié, ntabwo tuzi ko uri single or searching. Yes, Augustin ndi umusore ushima Imana, wagiriwe neza n'Imana. Mba muri Nyakabanda. Ubwo wenda abankurikirana bari hanze cyangwa mu ntara, mba mu mujyi wa Kigali mu karere ka Nyarugenge mu murenge wa Nyakabanda. Nkaba nsengera muri ADPR ya Nyakabanda umudugudu wa Munini. Naho ngaho mba. Yes. Naho ushaka niho yagusanga. Niho yansanga, niho mba, naho nkorere umurimo w'Imana. Rero mu byo mba ndi kuvuga, mba mvuga imirimo y'Imana yakoze, mvuga ukuntu Imana yangiriye neza, ukuntu yankuye ahantu habi, uyu munsi nkabanda ahantu heza. Hari ibintu abarokore bajya bavuga ngo ikura umuntu muri puberi ikamukarabya ikamusiga ikanamwambika. Njye nshima Imana kuko Imana yangiriye neza cyane. Yagenze gute se? Ubuhamya bwanjye wenda reka mbuhere nkirangiza kwiga. Ubundi mu buzima bwanjye nabayemo, nabaye nk'abandi bana, ariko nkura ndi umuntu ukunda ibintu by'imikino, gukina umupira, kwirukanka, gukina karate n'ibintu byo kurwana narabikundaga. Niga ariko numvaga nkunda ikintu bita igisirikare cyangwa igipolisi, kuko nakundaga imbunda, nakundaga kubona abasirikare, abapolisi, nkura ndi umuntu ubikunda. So nza kurangiza kwiga, ariko hagati mu wenda nkiga nko ku ishuri, navutse mu rugo rw'Abakatolike. Ariko maze nko kugera mu wa kabiri, hari ikigo kimwe nizeho, hari ibintu bitaga kunyuzura, urabizi. Nza kunyuzura umwana, ndetse ndanamukomeretsa cyane. Icyo gihe nigaga mu wa kabiri, arumva nigaga ibintu byo kurwana cyane, nakundaga kurwana, nagiraga n'amahane. Nza kumukubita baranyirukana. Banyirukanye nza gutaha mu rugo, amara nk'umwaka ntiga. Muri uwo mwaka nibwo nahise mpindura mva muri Katolike njya muri church bita Zion Temple. Ni naho nabatirijwe, bwo ni muri 2008. Hanyuma nza kugira amahirwe, nza kubona ishuri nanone tena, nza kongera kwiga. Ubwo nahise nsubira mu wa kabiri, ndiga ndarangiza, njya mu wa gatatu, nsinda tronkome, njya kwiga mu wa kane. Aho nagiye kwiga rumva muri icyo gihe nahise mba umurokore, ubwo nyine ntangira gukora umurimo w'Imana mu kuririmba, ariko nari umwana. Ni mu byo nakoraga nabikoraga n'undi bisa nkaho ari nk'ambiance. Kuririmba, kubera ko kuririmba ni impano yanjye niyiziho kuva mu bwana.
no ku ishuri twajya dukora ibintu by'amarushanwa muri karabantisida, nkajya kurushanwa nkaba uwa mbere, mbese wasangaga mbizi. Urumva nakuze mbizi ko iyo mpano nyifite. Ubwo rero aho ngaho nari umwana, ntabwo nakoraga ibintu mbese biri byo neza cyangwa se sobanukiwe neza. Ubwo nkimara noneho kurangiza mu wa gatandatu segonderi, urumva bya bintu nakundaga nkiri umwana, nakubwira ngo nakundaga ibintu bya gisirikare, nahise napurayinga kujya mu gipolisi. Igihe hari ryari wigaga mu wakanga 2012 nibwo nari nkirangiza segonderi, mpita napurayinga kujya mu gipolisi. Ngira amahirwe njyamo, ndagenda nyine njya ku masomo nk'abandi bose, turarangiza amasomo amwe tujya no mu yandi, hanyuma njya mu kazi 2013 2014. Mbese 2014 nibwo nasa nkaho ndangije amasomo yose nagombaga kwiga. Kuva icyo gihe rero nibwo navuga ngo ntabwo nongeye kujya mu bintu byo gusenga. Nukuvuga ngo nahise njya mu byaha. Ari bwo rutangiye no kuba umupolisi? Ubwo urumva nibwo nari ninjiye mu kazi ka gipolisi, ariko nahise icyo bita kugwa cyangwa se gusubira inyuma. Ko navuga mu by'ukuri narasengaga, ariko kuva icyo gihe sinongeye gusenga. Wenda abakurikiye Yawe TV ntibabyumve nabi yuko naguye kubera igipolisi, ahubwo kuko harimo n'abapolisi b'abarokore n'abasirikare bakishijwe, ahubwo jewe naguye nyine kuko ubwo naguye. Ariko nanone navuga ngo hari ukuntu bajya banga umuntu araguye n'ubundi umuntu ntabwo atarahagaze, n'ubundi ntabwo nari impagaze. Kuko nko ku ishuri, nkimara kugera ku ishuri muri superieri, nagiye njya mu kigare cy'abana, twajyaga tuba mu makorari turirimba, twabaga muri rajepura, ariko ugasanga rimwe na rimwe hari ahantu twibese tugiye kunywa nk'akayoga, ahantu nyine urabyumva. Kandi icyo gihe wari umurokore mutayemerewe kunywa inzoga? Ntabwo twari twemerewe kunywa inzoga, ariko urumva ikirokore nakoraga ntabwo cyari ikirokore gihambaye. Ni bya bintu nyine byo kujijisha, ariko byo kuba ufite impano. Niyo mpamvu bakunda kuvuga ngo impano nta kipfana n'agakiza. Ushobora kuba ufite impano uririmba, ushobora kuba uhanura rwose bicika, ariko mu by'ukuri udakijijwe n'ubundi ukora ibyaha. Rero ibyo bintu noneho nkimara kwinjira muri ako kazi, noneho navuga ngo byahise bihumira ku murari. Ntabwo nongeye kwegera n'umuryango w'urusengero, sinongeye no kuvuga Imana, ahubwo nukuvuga ngo mu kazi nakoraga akazi nk'uko bisanzwe, ariko none nkakora n'ibindi byaha ku ruhande. Mu byaha wenda nagendeyemo, kandi ntabwo ari ibintu byoroshye. Hari igihe wenda umuntu akora icyaha wenda akagikora nk'uyu munsi akihisha, ntiyongere kugikora cyangwa akagikora rimwe. Hari igihe cyageze noneho yewe nderura ibyaha nkajya mbikora ntacyo nishisha. Urabona hari ibyaha bihanwa n'amategeko. Nk'umuntu wari umupolisi, ibyo ntabwo wenda nabikundaga kubikora, cyangwa se n'ibyo nkoze nkabikora nihishe. Ariko icyaha cyose imbere y'Imana, naho abantu batakureba, Imana ibikureba. Nakoze ibyaha byinshi, ibyaha by'ubuhemu, guhemukira abantu. Urumva hari n'igihe kenshi ushobora kuba wenda ushaka no gukanga abantu cyangwa se ubarenganya witwaje kuri umupolisi. Urumva harimo ibintu nari umusinzi, ko nanyweye inzoga bikomeye. Nanyweye inzoga mu buzima ntari narigeze nywa. Wenda birashoboka ko ari kubera ko umuntu aba yabonye n'akazi, ababona amafaranga, hari nayo ubona wenda mu manyanga. Nanyweye inzoga, nabaye umusinzi, nkaba umurwanyi. Urumva mu bintu nagiraga utuntu tw'amahane, kandi naneze n'ibintu byo kurwana. Najyaga nkunda kurwana cyane iyo nabaga nasinzi. Urumva ibintu by'ubusinzi iyo wabigiyemo n'ubundi ujya no mu busambanyi, nabwo narabukoze, ariko nkagira n'amahane, nkarangwa no kurwana. Ahantu najyaga mu kabari, byanga byakunda nahabaga tuserereye n'umuntu. Ni muri rwa buryo wari wambaye uniforme? Uniforme, urumva uniforme yabaga uri mu kazi wabaga wambaye uniforme, ariko ibyo ntabwo wabikoraga wambaye uniforme. Ibyo nabikoraga wenda ntari mu kazi, wenda natembereye nk'ahantu, nagiye muri ako kabari, cyangwa nagiye no muri izo ndaya. Amanyanga ntabwo wayakora wambaye uniforme, uriya mwenda urahenze, ufite agaciro gakomeye, ntabwo wawukora n'amakosa. Ni ukuvuga ngo ayo manyanga n'uyakora ayakora atambaye uniforme. Ubwo rero nakomeje kugendera muri ibyo byaha, ndagenda mba umugome, numva ndihebye. Mbese hari igihe kigera
nk'umuntu wenda akagendera mu byaha akagira igihe yumva yuko n'Imana itamwakira akagenda akiheba, mbese akiheba ku buryo nta no kumubwira Imana. Njya mbyibuka kuko icyo gihe nagize umutima, kuko urumva nabaye umunyabyaha, iby'uburokore biribagirana, ahubwo none ngira umutima wo kwanga abarokore, nkumva kumbwira ijambo ry'Imana, ibintu byo kuba rero ubuhanuzi, kuko urumva nari umwana, ntabwo nari bwakamenye iby'ubuhanuzi, sinari bwakamenye ngo Imana iravuga, ntabwo nari bwakamenye ijambo ry'Imana, ntabwo nagenderaga mu kigare, ntabwo ibyo bintu nabyemeraga. Rero urumva kuva 2013 aribwo nakinjiyemo kugera 2018 pe nari ntaragera mu kuva icyo gihe byo gusenga, mbese no kuririmba, kuko kuririmba nakubwiye ngo ni impano. Kuririmba nakundaga kuririmba, rimwe abantu bakumva ndi kuririmba akavuga atariko wariyobye impano kabisa. Rimwe namwe bakanseka bati umuntu w'umusinzi w'umusambanyi urimo uraririmbira Imana, ariko kubera ko byabaga ari impano yanjye nararirimbaga. Nyuma rero ubwo ndahita ninjira mu buryo bwo guhamagarwa noneho nyirizina. Ubwo rero ngiye kuwinjirira noneho mu buryo navuga ngo nahamagawe n'Imana. Ubundi hari ikintu bita umuhamagaro, hari ukuntu aba no mu rusengero ugasanga ni umurokore, bazi ko ari umurokore, bazi ko akijijwe, ariko nta muhamagaro w'Imana afite. Rero nyuma mbere y'icyo gihe, muri ibyo bihe byose, ejo bundi 2018 nibwo Imana yatangiye kuntumaho abahanuzi. Urumva nakubwiye ko ibintu by'abahanuzi ntajyaga mbyemera neza, narabapingaga, naranabangaga, kubera ububi nari maze kugira, nta byiringiro numvaga mfite byo kongera kuba nakizwa cyangwa se nakongera nkagaruka. Ubwo rero nyuma naje kuba ndi mu kazi, nkabona umuntu araje arambwiye ati, akaza kanambwiye ati afande, ati Imana hari ikintu ikuntumyeho, abana niba bateka mitwe, habwiye nisi Imana si bigutumye biki, ubwo muje gutubura, muje no kuntuburira kweri. Ubwo rero umuntu umwe yaraje arambwira ati ni igihe gitoya kano kazi ugiye kumaramo, ati kubera yuko Imana iragushaka. Ndaje abana bane babateka mitwe babarokore basaze, cyane cyane ko abantu babahanuza kenshi ntabwo uzabona aza nk'umusirimu, azaza ubona ari umuntu uciye bugufi, ukanamupika bataye abandi babasaze. Nyuma y'igihe undi araza arambwira ati afande, ati Imana igiye kuguha agakiza gafatika. Ndavuga ni noneho deruye, noneho yasase, yavangiwe. Imana igiye kumuha agakiza se gute? Nuwa ngo nari narabatijwe. Kwakira agakiza naravuze ngo Mwami Yesu ndakwakire nk'Umwami n'Umukiza. Ubwo mbwire n'abakurikiye wenda yawe TV, kwakira agakiza cyangwa se agakiza ntabwo ari kuba waravuze biriya ngo ndakwakire Mwami Yesu. Agakiza ni ikintu wakira kandi gifite imbaraga mu gihe cyacyo. Imana igushaka, waba ubishaka cyangwa se ari Imana ibishaka, ukwakira agakiza. Rero ntabwo kuba waravuze biriya cyangwa warabatijwe ariko gakiza. Ubwo rero no kuvuga ngo nyuma nje naratekereza basi umuntu umbwira ngo Imana igiye kumpa agakiza kandi narabatijwe, ko nari narabatijwe 2008 muri zone tempo. Ubwo rero ariko nkajya mbikekenya basi ubu nibyo cyangwa uwa gatatu rene waje none arambwira tumva noneho nubwo ubona ufunga abantu cyangwa se ufite n'amapingu wambika abantu, ati ni igihe gito nawe ugiye kwambikwa amapingu, ati kuko ndabona gereza imbere yawe, ati kandi Imana iragushaka. Uwo muntu we byari bikomeye bitewe n'uburyo nari ndimo cyangwa se ibihe nari ndimo, numvaga nanamukubita. Ariko ntibyatinze, mu gihe cy'ibyumweru nka 2 ikintu cyabayeho buriya nibyo njya nkunda kuvuga ngo Imana igushaka cyangwa se ishaka kuguhamagara, ayo ifite inzira nyinshi. Tujya tuvuga ngo Imana ifite inzira zirenga ibihumbi ishobora gukoreramo kugira ngo ikore ikigomba gukora. Rero njya mvuga ngo iyo ni inzira imwe Imana yacishijemo kugira ngo inzane, kuko nta yindi nzira yari kubaho yo kugira ngo Imana imbone. Ni ukuvuga ngo Imana ifite inzira nyinshi ishobora kunyuzamo kugira ngo ibe yaguhamagara cyangwa se ibe yakora ikintu ishaka gukora. Njye nkunda kuvuga ngo ni Imana yikiniye filime. Muri ibyo bihe byose naciyemo byo gukora ibyaha,
hari ibyaha byinshi nagiye nkora bikomeye ariko wenda sinabizira cyangwa se sinabibazwa. Hari ijambo ry'Imana rivuga muri Bibiliya ngo urabikora nka kwihorera ariko ukibwira ko mpanye nawe, sibyo? Ngo ariko ngo igihe kimwe ngo nzabishyira ku mugaragaro imbere y'amaso yawe. Rero navuga ngo ukuntu nahise ninjira muri ibyo bihe nahanuriwe kugira ngo Imana impamagare impagakiza gafatika, haje kubaho kese ni umwana nafashije, nari umupolisi nafashije umwana wa viyowe cyangwa se wakorewe viyore, yari umwana w'imyaka 15, hanyuma aza gusambanywa n'umugabo, yari umugabo ufite umugore, hanyuma aza kumusambanya. Bivuga ngo ariko yamubeshyaga ko ari umusore, yari afite nugget ahantu nyine yajyaga akoreramo ibyo byaha, hanyuma aza kumushuka, ubwo aza no kumutera inda. Umusore niwe wafashije? Oya, uwo mwana muto wa viyowe, umwana. Hanyuma mu kubyinjiramo, urumva icyo gihe nari ndi no muri konje, uwo mwana twari tuziranye, mbese twarahujwe na mukuru we niwe twari tuziranye, yari inshuti yanjye. Hanyuma umwana aza kumumpa nk'uko umuntu yavuga ati uzandebera uno mwana, ujye umundebera nkawe ubifite wenda ubwo bubasha. Hanyuma uwo mwana rero yaje kumpamagara ambwira icyo kibazo yagize, yambwira ati umuntu yanteye inda none ntashaka no kumfasha, ntashaka kujya. Urumva umwana we nta n'ibyo yarazi, ariko uwo musore cyangwa se uwo mugabo wari waramuteye inda we yamubwiraga ikibazo cye akamutuka, akamushitinga. Umwana aje kubimbwira, ndeba ukuntu umwana angana, kandi byari no mu nshingano zanjye nk'umupolisi, ninjira mu kibazo cyo kumufasha. Ubwo haje kubaho ko uwo musore afatwa arafungwa, ndetse aza no kubyemera. Hanyuma noneho ariko wenda bashobora kuba nk'umuryango we ushobora kuba wari wiringiye ko bashobora kuba batanga amafaranga cyangwa se banegosiya n'umwana cyangwa se n'umuryango w'umwana bakaba bamufungura, ariko biza gukomera kuko nta negosiyasiyo sirimineri ibaho. Iyo waviye y'umwana uri munsi y'imyaka 18 nta bintu byo kunegosiya. Umusore baramufunze, ubwo nyine ngiye nkomeza akazi bisanzwe. Nyuma rero haje kubaho ikintu cyitwa akagambane, haje kubaho ikintu gisa nk'ari nko kwihimura. Njya nkunda kubwira abantu ngo amafaranga ni murumuna w'Imana. Ni ukuvuga ngo amafaranga nta kintu atakora, kereka ikintu kimwe gusa. Tujya tuvuga ngo amafaranga ntago yaguhesha ubugingo, amafaranga ntago watangamo ruswa urupfu rwaje. Ni ukuvuga ngo ariko ibindi byose amafaranga arabikora. Icyaje kubaho ntago nareka kubivuga kuko na nyir'ubwite yanyigambyeho, baje gukoresha uburyo bwo kungambanira muri bagenzi banjye. Haza kubaho, urumva hari message zagiye zigaragazwa mu rukiko nk'ibimenyetso bagiye bandikira wa mwana. Hari izambere bamubwira bati koko uyu mwana njya kumutangira ikirego kuri RIB cyangwa se mutwara kuri RIB kugira ngo babone uko bafata uwo muntu. Nagiye kuko bari muri bagenzi banjye, nagiye mbabwira nti mufashe kano kana karahotewe ni gashiki kanjye, mu buryo bwo kugira ngo wenda bamufashe nyine byihuta. Ubwo urumva haje kubaho ikintu cyo gushaka kunegosiya n'umwana, bamubwira bati nubwo byagenze gutya ariko wagenda ukamufunguza akavamo akaza akagufasha. Ubwo uwo mwana akampamagara akangisha inama, nkubwira ni rero wewe babwire ko ibyo bintu bidashoboka, bazajye kubinegosiyaho ari uwo muhungu wabo ari. Hanyuma baje kwiga indi mitwe kugira ngo wenda bamfunge, kuko urumva target bari bafite kwa rukwihimura. Bari babizi neza ko uwo musore ari wakoze icyaha, ariko bashaka buryo kinoneho bashaka kubinzanamo nanjye. Urumva banshinjaga icyaha cya viole, ubwo nanjye banshaga viole y'uwo mwana. Hanyuma bakanshinja na ruswa yuko ngo nari ndimo mbaka amafaranga, ngo mbabwira ngo bampa amafaranga ngo mbafungurize umugabo. Hanyuma haza n'icyaha cyo kuvuga ngo kuyobya abacamanza n'abatanga buhamya, kuko nagiye mvuga ngo uyu mwana ngo ni mushiki wanjye kandi atari mushiki wanjye. Hanyuma hari n'ibindi bintu by'impapuro bahimbye nabyo ngo nanditse, ariko ibyo byose byari bihimbano nk'uko byagaragaye. Hanyuma ubwo ikintu cyaje kubaho, baje gufata uwo mwana baramubwira ati rero, ariko ubwo ni uburyo bwo kugira ngo bamfate.
bashaka noneho barababwira uwo mwana baramubwira bati noneho turashaka kugufasha kurabona nubwo utwite waguteye inda akaba afunze ariko ntabwo twakureka ntabwo twaguta iyo ngiyo tugomba kugufasha nkuko utwita amaraso yacu umwana yarabyumvishe yarabyishimira yabaze famiye igiye kumfasha ariko nanjye yabimbwira nkumva nibyo nkumva wenda ni wa mutima mwiza wo kumfasha umwana we wenda bamugiriye impuhwe ariko bari bafite indi gahunda hanyuma binjira mu gikorwa cyo kumufasha umwana rero aza kumbwira ati jewe barashaka kumfasha famiye y'uwanteye inda ariko bambwiye yuko batamfasha ndi njyenyine bambwiye ko ngomba kuba ndi kumwe na musaza wanjye kandi urabizi ko ari we n'ubundi wamfashije n'ubundi ugomba kuza ukaba uhari kugira ngo bamfashe ibyo bintu nabyumvishije vuba ntabwo nigeze ntekereza ko haba harimo kungirira nabi ntabwo natekereje ko haba harimo kungambanira ariko no kuvuga ngo byanga byakunda Imana yo yari ibizi birashoboka ko wenda kuko buriya abantu b'abapolisi cyangwa abasirikare bagira amakenga ku kintu cyose nuvuga ngo ku kintu kibi nubwo yagikora ziko ari kibi ariko akigiraho amakenga abayizi ko icyo kintu ashaka kukigwamo urumva nagombaga kuba natekereza ko wenda nkavuga ntaba bantu baba bari kungambanira wenda nkagira amakenga singeyo ariko ntayo nigeze ngira ijambo rimwe ravuga ngo Imana ifata umutima w'umwami ikawerekeza ishaka tuza amakuru ya Farawo ko Imana munangiye umutima ngo ari kura ubwoko bw'Abisiraheli hanyuma igihe kikagira ikongera ikamureka akagenda akabakurikira kugira ngo igire ite ibarohe mu nyanja rero ntekereza ko Imana yaje kunangira umutima kugira ngo nanjye ngende mfatwe aho hantu twahuriye tugomba guhurira hari ahantu ku kabari twicaye nka gutya twicarana na famiye y'umuhungu wari ufunze n'uwo mwana bari bamuhamagaye nanjye ubwo nanjye nari mpari nka musaza wenyine mpari ngo bamufashe nanjye mpari kuko baravuga bati ejo utazava ngo ntacyo twakumariye musaza wawe agomba kuba hari kuko hari na message zagiye zigaragara bamubwira ati musaza wawe muhamagare ze nawe agomba kuba hari hanyuma tukihagera twicaye nka gutya turi kunywa agafanta icyaje kubaho nuko nagiye kubona abantu muri bagenzi banjye n'abandi bantu ntazi hari abo ntabwo twakoranaga muri unit imwe ariko nabo bari abapolisi baje kumfata baje kumfata baramfata icyo gihe nashatse twagiteranye n'amahane kuko urumva ntago bari gupfa kumfata cyenyege dusa nkaho turwana bo bashaka kuvuga ngo ndi kwaka ruswa bavuga ati ndi kwaka ruswa y'iki bazana n'ibipapuro bafotoye by'amafaranga mu by'ukuri ayo mafaranga ntayo nigeze mbona noneho ikindi cya kabiri bari baturi kwaka ruswa nk'abani ruswa naka n'iyiki nshaka kugira ngo mbibasobanurire ntago bari kubyemera okay twaragiye baradufashe bankubise amapingu bya bintu bw'abuhanuzi nahanurirwaga ndi mu kazi bwatangiye gusohora nanjye nkubitwa amapingu na wa mwana nawe bamwambika ndi tugera kuri station hari ya Kicukiro niho batujyanye hanyuma banjyana ahantu hanjye nyine baramfunga hanyuma umwana we bamujyana ahandi kumbe nuvuga ngo famiye ya wa mugabo yose yari hari hanyuma ubwo ngewe ikintu cyase kinyereka nk'umuntu wari usanzwe ubizi uzi kari akazi nahise mbona yuko harimo akagambane kandi ikindi cya kabiri uyu mwana bamutwaye ahantu pembeni bajya kumutera ubwoba nuvuga ngo muri abo bantu harimo abantu barimo babanyabiraka navuga ngo bashobora kuba bari ari abantu bipanze n'akazi kubera ko uburyo babikozemo ntabwo ari uburyo bwa kinyamwuga cyangwa se uburyo buri professional uvuga ko abapolisi bagenzi bawe wenda bari bambaye imyenda atari bo bari bo nari nanabazi ariko nkabona ibintu bari gukora na amanyanga nkabona ibintu bari gukora ntabwo biri ari kinyamwuga haje kubaho ikintu cyo gufata wa mwana bajya kumukora urumva famiye y'umusore yo yashakaga ko ntekereza ko yashakaga ko babinshyiraho kugira ngo bavuge ko uyu mwana ari gihe wamuviyoye none nkafungisha uriya mugabo ngira ngo nyubye uburari hanyuma noneho bahimba n'ibyo by'amafaranga urumva aya mafaranga yari amafaranga yo gufasha uwo mwana uretse ko nta nayo nabonye byari ikinyoma kugira ngo nyine baze kumpimbira ko nari ndimo mfata ruswa mbese n'uburi bwo kugira ngo afungwe noneho biza kubaho umwana we ikintu bagiye baramukoresha baragiye bamubeti nutamushinja ngo umushinje ko ari amafaranga cyangwa se hari amafaranga yafashe ati nawe turagufunga
ikindi cya kabiri turashaka ko umushinja ko nawe yakuviyoye. ubwo ngubwo abo nyiri umuryango wundi wari wavuye uwo mwana nibo bari batanze ruswa kuri abo bapolisi kugira ngo babwire uwo mwana bamutere ubwoba. Ni ukuvuga ngo ntabwo nahita mvuga ngo babahaye ruswa kuko ntibyagaragaye, ariko nk'uko byagaragaraga. Ndetse ndaza kuguha n'ibimenyetso bigaragaza ko aba bantu nyine bari babifashishije cyangwa se bari babatumye kugira ngo bakore uwo murimo. Hanyuma icyaje kubaho ni uko uwo mwana we mu kumbaza ngewe mu kunkoresha ntuze statement, ngewe nagiye kumva bari kunshinja. Urumva ko handi badusanze baje kumfata bavuga ngo ndi kuhaka ruswa, ariko tugeze kuri station noneho banzaniramo n'ibya violette. Umwana yagushinjije ko nawe wamusambanyije. Ati jewe umwana namusambanyije gute kandi naramufashaga ndetse na dosiye hari umwana yari yagiye. Urumva we ibintu bamubwiye ibintu umwana baramuharasinya ntabyo yarazi. Ubwo rero habayeho cyo gufungwa, narafunzwe. Bo nkimara gufungwa nkigera muri gereza natangiye guturuna bwa buhanuzi bwose nagiye mpanurirwa. Ndaje navuga nti birashoboka ko yari inzira Imana iciye kugira ngo imfatishe. None ntangira kugarura umutima navuga nta handi mbona rwose kabisa bunafashwe. Urumva noneho nibi bya barimo baranshinja nta muntu wo kundengera, bigaragara ko ubu nafunzwe tu. Urumva nasengiramo n'ikintu cy'ubwoba gikomeye. Mbona ko wenda n'abagenzi banjye twakoranaga mbona nta mpuwe bamfitiye kuko bamfataga nyine nk'umunyacyaha. Hariya niho natangiye kongera kwibuka Imana. Buriya umuntu yageze mu byago cyangwa mu bibazo atangira kwibuka Imana. Nyuma rero nibwo natangiye kuvuga ngo Mana, none ahangaha niwe noneho uzahankura. Ya Mana nari maze imyaka ntasenga, nari maze imyaka nibera mu byaha, natangiye kongera kuyibuka, ntangira kongera kuyihamagara. Nageze muri gereza ntangira gusenga, ndasenga, ntangira gusenga uyu munsi umwe ibiri, kandi muri icyo gihe cyose nakubwiraga na mbere ntago nari narigeze nsenga, ariko ntangira gusenga. Nahuriyemo n'abandi bantu nabo basenga Imana, turasenga. Banshakira umwavoka amburaniye biranga bibyubusa. Turajurira, tujuriye biranga bibyubusa. Ikintu nahise mbona yuko kuko hari ijambo ry'Imana riba muri Zaburi rivuga ngo Dawidi nyine yavuga ngo ndararanganya amaso yanjye hejuru ku musozi ngo mbese gutabarwa kwanjye kwava. Aravuga ngo nta handi kwava uretse kuwiteka waremye ijuru n'isi. Nanjye nahise mvuga nti byanga byakunda pe, iyi ni Imana. None hangira kwemera bwa buhanuzi, ndavuga none hangaha ndahakurwa n'Imana. Ubwo ngubwo hari n'umuntu umwe w'umufamiliye waje arambwiye, kandi yari umurokore, yarasengaga Imana, akunda kujya mu misozi gusenga Imana cyane. Yakundaga kujya ambwira Imana, ambwira tuzakizwe, yababona nasinze akabata ariko wazakijijwe kuko ndamubwira reka. Nyuma nibwo yaje nawe ubwe yabonye ko bikaze. Urumva arambwira ati waretse tukajya muri Kampala ko hari umuntu bandangiye ufite umuti, ati ko amafaranga y'umwavoka dushizeho, waretse tukajya gushaka umuti hariya muri Kampala ku mupfumu. Ndangije ntekereza ijambo, hari ibintu kumenya ijambo ni byiza. Yesu yaravuze ngo nimumenye ukuri niko kuzaba batura. Buriya kumenya ijambo ry'Imana hari aho rigera rikagutabara. Hari ijambo riba muri Bibiliya muri Daniyeli, bari abagabo batatu, Saduraka, Meshaki na Abedenego, ngo igihe umwami Nebukadinezari w'i Babuloni yategekaga akavuga ngo mwese igihugu cyose mugomba kuramya igishushanyo ngewe nabaje cyangwa nakoze. Abagabo batatu bakoreraga Imana baravuze bati twebwe ntago tugipfukamira. Arangije aravuga ngo ese ni yihe Mana iri bubankize? Bo barangije bahagarara ku Mana yabo, baravuga bati twebwe Imana yacu dusenga ibasha kudukiza. Iravuga ngo kandi naho baravuga ngo naho itadukiza twebwe ntago twemera kubarara iki gishushanyo. Yabimbwiye maze iminsi 2 ndi gusenga. Maze amasengesho y'iminsi 2. Abizi muri gereza ubuzima bwaho ukuntu murya n'uburyo butuzuye. Ariko ayo masengesho narayasenze mwana nti nanjye hari gutabarwa kwanjye kwaturuka kuwiteka. Ntangira kwicuza ibyaha, navuga nti Imana none mbabarira ibyaha nagendeyemo byose byo nakoze. Ariko Imana igira neza, Imana irumva. Hanyuma ndangije ndamubwira nti ngewe Imana nubwo ndi umunyabyaha
nubwo nakoze ibyaha bikomeye, ariko Imana ifite imbaraga ziruta iz'umupfumu. Ndaje nabwira nti jewe Imana izankiza, izandokora, izankura muri gereza, kandi nibwo itankiza ntabwo nakwemera izo mbaraga z'umupfumu. Ndaje namubwira nti aranyigira bati wowe ariko byemere tujyeyo tuzaze tugukoreshe uzabashe kuva imbere y'abari abantu, tuzaba twihana nyuma. Ndaje namubwira nti ahubwo genda wihana uyu munsi kuko nge narihannye, ariko nta byiringiro nari mfite by'uko nababarirwa. Ubwo byaje kubaho mva muri brigade tujya imageragere. Ubwo urumva none nagiye kwambara iroza. Nkigerayo numvaga ko ari ahantu ikuzimu ngiye gupfira, numvaga ko ari ahantu hakomeye mbese hakaze, numva nta byiringiro. Ariko nkigerayo nagezeyo nsanga ari ahantu basenga, nsanga uretse ko ari ahantu hameze nk'igihugu cyigenga, ariko ubundi nta gikuba kiba gicitse. Haba hari abantu basenga nk'uko amatorero yose agira cyangwa amadini ameze hano hanze. No muri gereza niko bameze, abasilamu bafite umusigiti, abadivantiste bafite aho basengera, abakatolike, ADPR, noneho hakaba n'uruhuriro rw'amatorero bita UWAPO. Ni uruhuriro rw'amatorero cyangwa se amacaci. Urumva niho nahise njya, mbona baranyakiriye, harimo abaririmbyi bafite amakorari, abakozi Imana, abapasiteri, ababishopu, barimo benshi bafungiyeyo. Baranyakira, ntangira kwiyumvamo amaho ngaho, nsenga Imana, ndavuga nti nta handi gutabarwa kwanjye kuzava ni ku Mana. Nkigerayo nahise mpura n'abahanuzi b'Imana muri gereza barasenga. Niho bahise batangira kumbwira bati ni Imana, umuhanuzi twawe n'umuhanuzi anambwira ati umva uko Uwiteka avuga. Icyo gihe natangiye kubyemera. Ati arambwira ati ni Imana ikuzanye hano kugira ngo uyikorere kuko yaragushakaga. Ati rero icyo ishaka n'umutima wawe. Ati naho ubundi nta gereza ufite, nta gifungo ufite. Nta gifungo mfite kuko ibintu bibaho. Nkomeza gusenga Imana, mfite ibyiringiro ko Imana izantabara, ariko no mu rugo muri famiye nabo bagerageza kunshakira gukomeza gushaka umuntu mburanira. Byagezaho Imana byageze, urumva nabayemo amezi agera muri 5-6. Nkiburana naburanye inshuro zigira muri 6. Rimwe ngenda bigapfa, ubundi ngenda bigapfa, ubundi ngenda bikanga. Ubwo nanshigaje kuburana mu cyo bita kuburana mu mizi. Igihe kimwe rero ubwo urumva ko nagiye nkasangayo wa musore nafungishije. Tukigerayo rero hari ibintu byinshi yagiye anyigambaho cyane. Hari ibintu byinshi yagiye anyigambaho, avuga ati atahubwo wowe wakabaye warapfuye. Akambwira ati wowe wakabaye warapfuye. Ati kubera ko ndabizi ngewe famiye yanjye nta bahanga bafite n'amafaranga. Ati wowe ati cyonzi cyo n'ubundi wowe uzagumamo hano yenzataha. Ubwo ibyo yabyigambaga we yizeye imbaraga za famiye ye kuko yarazi ibyo bari gukora cyangwa se bakoze. Ariko giye nkavuga nti abiringiye amagare n'amafarashi abo ngabo bazakorwa n'isoni, ariko abiringiye Uwiteka ntibazigira bakorwa n'isoni. Nakomeje gusenga, noneho ndeka ngere kwizingiro ry'umuhamagaro wanjye. Hari igihe kimwe wenda hari abantu batajya bemera ko Imana ivuga, cyangwa se hari abantu batajya bemera ko Imana ibaho. Muri icyo gihe nanjye nta byiringiro nari mfite, nanjye sinajyaga mbyizera neza. Nubwo umuhanuzi yazaga akavuga ngo umva uko Uwiteka avuga, ntabwo numvaga uburyo Imana ivuga ni gute. Imana ivugisha umuntu gute? Imana tutareba, Imana tutabona ivugisha umuntu gute? Ndabyibuka twajyaga tujya gusenga, twajya dukora ibintu bya nibature, hari amagurupe yo gusenga, twajya dusengeramo cyane, mbese bikomeye. Ni ukuri Imana yo mu ijuru muri gereza irahaba, ndetse abantu basenga Imana muri gereza abayisenga mu buryo navuga ngo mu buryo bufatika. Ku musozo w'ikiganiro cyacu waje gukizwa ukite, wasohotse mu gute? Nyuma rero ubwo ngiye kwinjira mu buryo none numvise ijwi ry'Imana. Naje kubyuka ari 9 za nijoro. Urumva icyo gihe nari maze igihe kinini, maze amezi 4, nari mfite igitabo cy'indirimbo bari barakinzaniye mu rugo na Bibiliya. Nari ntangiye no kwiga ibintu bya Bibiliya. Urumva hari ibintu byinshi nari maze kumenya. Hanyuma rero n'abahanuzi barambwiye ibindi byinshi. Hanyuma jewe hari igihe cyageze numva yuko wenda nubwo naguma muri gereza, ariko numva nshaka ko Imana imbabarira ibyaha nakoze. Ibyaha nakoze nkiri hanze.
nagiye ari saa 9 z'ijoro mu ihema twasengeragamo ndi jyenyine ndasenga mu gihe nari mfukamye numva umutingito numva umuyaga ukubise amahema numva ibintu bimeze nka serwakira ndangije numva ijwi ry'Imana numva ijwi ntago nariko nabwo akamenye ngo ni ry'Imana numva ijwi rimbwira ngo mwana wanje ndakubabariye ibyaha byawe byose irambwira ngo uyu munsi ubaye umwana wanje ihita imbwira ngo Zaburi ibice 2:7 ndebyemo nsanga handitse ngo ndavuga rya tegeko urumva ngo uyu munsi ndakubyaye ubaye umwana wanje nahise byanga byako nahise mvuga nti iki nahise ndeba ku ruhande ngo ndebe se ni ikihe kintu kivuze nuwe muntu uvuze ariko mitanekina nabani ashobora kuba ari Imana ivuze ndangije nahise ngira n'ubwoba muri gi ndavane cyawasanga ari abazimu baba hano muri gereza kuko nawe nubwo muri gereza harimo abantu basenga Imana kandi bumva ariko hakorerwamo n'ibintu by'ibyaha bibi butinganyi ubujura ibyaha byinshi bibi cyane habamo n'ibintu by'indwara ukuntu utamenya bibi hanyuma nza kujya kuryama bwari butaracya subira mu buriri nimugoroba hano nemereye ko ari Imana nyuma nibwo twaje gusengera muri groupe yitwaga Baragwa twasengeragamo umuhanuzi w'Imana arongera aramfata ndabatumva kwiteka avuze nibwo yampanuriye ibintu by'uko ngiye gusohoka muri gereza ukuntu Imana igiye kungirira neza anambwira ati ndi Imana ninjye uzakuburanira umwavoka mureke urumva nafite kujya kuburana hari umwavoka ugomba kumburanira bagomba no kumwishyura nahise nizera ko ibyo bintu ari Imana ibivuze ibyo umwavoka mitambyikura muri abantu Imana izamburanira ubwo hari saa 11 turi gusenga muri iyo groupe umuhanuzi w'Imana arongera arahaguruka abaramfashe aranirwa ati mwana wanje ninjye wakuzanye hano n'umutima wawe nashakaga none maze kubona irambwira ati noneho igihe kirageze ngo usohoke muri gereza irambwira amagambo akomeye irambwira ati ugiye gusohoka ugende unkorere ikintu hari ibintu bibiri Imana yambwiye icyambere yarambwiye ngo nzabwira abantu ngo ntabwo bigeze bamenya Imana ahubwo barayimenyereye niryo jambo yararimbwiye irya kabiri irangije irambwira ati ikindi cya kabiri ngiye kukwigisha umuntu nubwo ugiye gusohoka hanze ngiye hari ishuri ngiye kukujyanamo hanyuma ntago byatinze ubwo twongeye guhura na wa musore utwajya duhura ariko tugahura nyine ari ugusa nk'aho dutongana cyangwa ducyurirana gihe kimwe namubwiye nti inshuti yanjye ndashaka ko tuganira nabwiye nti ndashaka ko ngusaba imbabazi hanyuma kuko ngiye gutaha ariko mubwira nabwiye nti icyambere ngusabira imbabazi umbabarire kuko nagufungishije nta mutima mubi ko ntacyo twapfaga ari nari ndi mu kazi ati hanyuma nawe unsaba imbabazi kubera yuko umuryango wawe waramfungishije kandi nawe warandenganyaga urabizi ati ariko giyewe ni igihe gitoya nkataha arangije aranseka cyane ati ati ubwo we waravangiwe arangije amubwira ngo ibyo ngo nababeshya ahita ati tunabitegere arambwira ati giyewe tubitegera ahubwo ngiyewe ku kwezi mbe ntashye ndaje namubwira nti hari ibyo wiringiye ariko nta mbaraga bifite ngiyewe iyo niringiye ifite imbaraga kandi navuganye nayo ndabyibuka icyo gihe urumva twagiye kuburana tujya nko kuburana finali atujye kuburana Imana ukuntu yari yabikoze wa mwana nuko ngo ubushinjacyaha bwawe bwaranze ko umwana aza kuvuga kumburanira mu rukiko kubera baravuga ati ibyo yavuze muri ribu birahagije nkavuga ni ibyo yavuze muri ribu ntago mbyemera kubera ko bashobora kuba hari terabwoba yakoreshejwe n'abaje kumfata ahubwo muzamuzane hano abivuge umwana yaraje icyo gihe badushyira mu muhezo umwana arabisobanura byose none agaragaza hari na message zagaragaye bagiye bamwandikira famille y'uwo mugabo hari message za mbere bavuga ati musaza wawe nawe arakenewe naze tugufashe nawe hari n'izanyuma noneho zaje zivuga ngo icyo twashakaga nawe twashaka ko nawe ajya muri gereza agafungwa nk'abandi urumva harimo ibintu byo kwihimura aho ngaho rero nibyo bimenyetso nibe byandengeye mbifashijwemo n'Imana hanyuma bashatse kugira ngo wa mwavoka mburanire ndavuga nti Imana yambwiye yuko ndeka umwavoka izamburanira nukuri naramuretse ndiburanira igihe kiragera Imana yarambwira ati rero igihe kirageze ngo utahe kandi kugira ngo nkwereke ko ndi Imana imbwira n'ibintu byinshi irambwira ngo bagutanzeho n'amafaranga menshi kugira ngo ufungwe
ariko Imana yishakiye igitambo. Nge natashye n'ubundi tutaraburana, kuko umwana hagombaga kuza procedure zo kugira ngo bapime na ADN, kuko umwana yari atwite, yagombaga kubyara kugira ngo bazapime ADN barebe se. Ubwo rero ibyo byose babikoze, gusa giye nibereye hanze naratashye. Kuko urukiko rwagezaho rwemeza yuko nyuma yuko uwo mwana aza kumburanira, aza kunshinjura, aza kugaragaza ibimenyetso, avuga n'uwamukoreye icyaha, avuga n'ukuntu twarenganye, nawe ubwe yanarenganye, kuko aho ngaho baje kudufata, baje gufata ngewe ngo ndi kwa karuswa, ariko no mwana bamushyizemo amapingu. Aha rero bigaragara ko hari harimo ibintu by'amanyanga. Tugeze ku musozo w'ikiganiro, niki byakwigishije, niki urugeze hanze uratsinze, gira icyo ubwira abanyarwanda cyangwa se n'isomo byakwigishije dogana ku musozo. Ikintu kimwe nabwira abantu, nababwira ngo habaho umuhamagaro w'Imana. Ahantu hose waba uri, ushobora kuba uri umunyabyaha, wa wundi ushobora kuba uri umusinzi, wa wundi urara no mu muhanda, cyangwa se ukaba uri yandaya itega ku muhanda, cyangwa se ukaba uri umurozi waramaze abantu, cyangwa uri umwicanyi, cyangwa se ukaba uri ibandi wiba ndetse uterana za gatarina. Ariko Imana ishatse kuguhamagara, ifite inzira icishamo ikaba yakugira, ukaba yaguhamagara ukaba neza. Ikintu nabwira abanyarwanda, hari ijambo ry'Imana riba muri Zaburi y'ijana na 18 umurongo wa 17. Dawidi yaravuze ngo sinzapfa uzarama, mbwira abantu imirimo Uwiteka yakoze. Arangije Musa aravuga ngo nimunyugururire, aravuga ngo Uwiteka yampaye igihano ariko ntiyampaye urupfu. Hanyuma Musa aravuga ngo munyugururire amarembo yo gukiranuka, ndayanyuramo nezerewe. Hanyuma Musa ku murongo wa 20 aravuga ngo iri ni ryo rembo ry'Uwiteka, abakiranutsi nibo bazarica. Bivuze ngo irembo, Dawidi yavuze ngo Uwiteka yampaye igihano ndetse cyane ariko ntiyampaye urupfu. Bivuze ngo hari icyo bita irembo Imana igucishamo kugira ngo ugere mu gukiranuka. Rero navuga ngo aha ni ahantu Imana yashatse kugira ngo ucishe. Iravuga ngo ninjye utera ingoma kandi ninjye uzoma. Nta handi hantu Imana yabonaga yancisha kugira ngo ifatishe, yagomba kuncisha muri gereza. Rero ndangije nshimira Imana kuko yankuye mu byaha, n'ubwo ibyaha nagenderagamo, mu businzi, mu busambanyi, mu bujura, mu manyanga aho hasi cyane narindi, ntago nari kubasha kwikuramo, ariko yo kubuntu bwayo yankuyeyo agakiza, incisha muri izo nzira. Uyu munsi ni umuvuga butumwa ndetse n'umuhanzi w'indirimbo zihimbaza Imana. Maze gukora indirimbo amaudio, maze gukora indirimbo yitwa Bizavaho, nayo bahise banyikurira iryo zina. Hanyuma nkagira niyo bitandagarutse nahimbye n'undi, maze kubona ko Imana impamagaye, ndavuga Imana ndagarutse, ari niyitwa ibasha gukora. Reka ndirimbe ibasha gukora, indirimbo nahimbiye mu Befesi ibice 3:20. Nuko ibasha gukora ibiruta cyane ibyo dusaba, ibyo twibwira, kuko imbaraga zayo zidukoreramo, cyubahiro ni cyayo ibihe byose. Imana dusenga ntabwo ari izuba, Imana dukorera ntabwo ari ukwezi, ni Imana igivuga, ibyivuze bikaba, ni Imana itegeka bigakumira. Izo ndirimbo ni ama-audio wazisanga kuri channel yanjye yitwa Bizavaho TV. Hariho uretse n'izo ndirimbo, hariho n'ibindi bibwiriza, hariho n'izindi video zivuga butumwa bazisangaho, hariho n'ubuhamya bwanjye nagiye ntanga aho ngaho.